Mwitabiriye umunsi wo kwigaragaza kwa Nyagasani kugira ngo musangire ibyishimo bya Noheli. Nongeye mwese kubifuriza Noheli nziza. Ndayifuriza ariko ababyeyi banyu, abarezi banyu, abasaserdoti banyu n'abandi bose babitaho kugira ngo mushobore gukura umwana Yesu. Tuzi ukuntu umwana Yesu batubwira yakuraga mu bwenge no mu gihagararo, anogeye Imana kandi anogeye n'abantu. Nicyo tubifuriza kuba twabatumiye kugira ngo dusangire umunsi, kugira ngo murusheho kurangamira umwana Yesu, murusheho kumwigana, murusheho gusa nawe mu mico no mu ngiro, kugira ngo namwe ejo bundi muzabigira akamaro. Mubigira akamaro mu muryango, mubigira akamaro muri kiliziya, mube n'ingirakamaro mu gihugu cyacu, kuko mumenye ko yaba kiliziya cyangwa igihugu cyacu turabakeneye. Dukeneye ingirakamaro ziteza imbere roho n'umubiri mu buzima bwa buri munsi. Uyu munsi rero umunsi wo kwigaragaza kwa Nyagasani, umunsi wo kwigaragaza kwa Nyagasani wa Epifaniya. Kuki tuwita kwigaragaza kwa Nyagasani rero? Kandi Nyagasani n'ubundi amaze kuvuka yabigaragaje. Abo yigaragarije ba mbere ni bande? Muraza kureba mu kirugo hariya, abo yigaragarije muraza kubasangamo. Abo yigaragaje bwa mbere, abo bamarayika babwiye mbere ku ikubitiro ko bavukishije Umukiza, ni abashumba. Sibyo? Ni abashumba babandi bari bahagarariye umuryango wa Isiraheli, babandi ariko n'ubundi bari basanzwe baciye bugufi boroheje. Abo ngabo nibo baje kumureba bwa mbere. Birumvikana bazanye n'amatungo yabo, bazana n'ibyo abashumba bashobora gutura umubyeyi n'umwana, n'ibyo abashumba nyine. Wasanga barazanye icyatsi cy'amata, twana tw'intama aho ngaho, twa tundi tubona mu kirugu. Nidusoza muze kwitegereza neza kiriya kirugu, kuko buriya kitwigisha byinshi. Iyo mugeze imbere y'igihugu muzajya mureba abakirimo, muzajya mubonamo ijambo ry'Imana, musobanukirwa ijambo ry'Imana. Abo bashumba rero bari bahagarariye umuryango wa Isiraheli. Uyu munsi twumvise abandi bari ngo bari bayobowe n'inyenyeri. Urabona ku kirugu buriya hahora inyenyeri. Iriya nyenyeri iyobora aho Yesu Kristo yavukiye. Abo ngabo twumvise ivanjiri ibita abanyabwenge, ngo bari baturutse iburasirazuba. Natumvise kuko mwabikurikiye ni byiza. Bari baturutse iburasirazuba, ngo babonye inyenyeri idasanzwe. Batubwira ko bari abanyabwenge, ariko ubundi bakatubwira ko bari abami b'abanyabwenge. Ngo babonye ikintu kidasanzwe, kubera ko bari bazi ubwenge, bari abanyabwenge, bagenda bashakashaka. Kuko iyo nyenyeri bababwiraga yuko hari umwami udasanzwe wavukiye Isiraheli, maze bagenda bashakashaka bakurikiye ya nyenyeri.
burya gukurikira Yesu Kristo ni ukwemera guhaguruka, ni ukuticara hamwe. Iyo uri umunyabwenge, bana bacu, ni mube abanyabwenge, ni mube abanyamutima. Niba hari ikimenyetso mubonye mu buzima bwanyu, niba hari icyo mwarimu akwigishije, wikwicara hamwe nawe ushakashake urushaho kukinoza. Burya ngo umwana mwiza umusiga yinogereza. Abo banyabwenge ni icyo batwigisha mu bwenge bari bafite, mu bwenge kamere Imana yari yarabahaye, babukoresheje bashakashaka umukiza, bashakashaka umucunguzi. Mu bwenge Imana ibaha, mujye mushakashaka Imana, ntimugashakashaka ibintu gusa ngo ejo nzakora niteze imbere wumve ko bihagije. Ni byiza mubikore, ariko ntimugasige Imana inyuma. Mujye mumenya ko byose ariyo bikomoka. Aba banyabwenge ni iki batwigisha? Kuko bitwa n'abandi bari batunze iby'isi, bari bakomeye, bari bafite ingabo, bari bafite ibintu, ariko bafite ubwenge bushakashaka. Maze ku bya bindi byose barabisiga, bya bindi byose barabisiga bari batunze. Tubita abandi, tubita abanyabwenge. Maze ngo bashyira nzira bakujya nyenyeri. Ntibari bazi aho ibajyana, ntibari bazi aho iberekeza, ariko bumvaga ari ahantu hadasanzwe. Uko ni ukwemera. Ngo bagenze imitaga iminsi myinshi, ngo bayobowe na ya nyenyeri, bagenda bayirangamiye, ariko batazi aho izabashyitsa, batazi aho ibajyana. Amateka ya Kiliziya itubwira ko abo bami ngo bari bangahe. Hari umwumvise ivuga batubwira ko ngo bari batatu, ndetse amateka akabaha n'amazina: Baritazari, Merikiyori na Gasipari. Baritazari, Merikiyori na Gasipari. Muza kureba muri kiriya kirugu muraza kubabona. Ubu noneho uyu munsi babashyizeho n'amaturo yabo batuye umwana Yesu. Ngo bakoze ubwo rugendo rero rwabo bashakisha umwana. Ndabisubiramo, mwese bababera urugero rwo gushakashaka Yesu Kristo mu buzima bwanyu. Ese ubundi mwebwe mumushakashakira hehe? Mumushakashaka mute? Mumushakashakira mu ijambo rye muri Bibiliya. Ufata akanya usome ijambo ry'Imana, musome Bibiliya, mufate umwanya muvuge isengesho mu rugo iwanyu, ku mashuri yanyu. Nyagasani azarushaho kubungura ubwenge, kubagura mu mutima. Mumushakashake rero. Aba bami ngo bageze mu nzira ya nyenyeri ngo barayibura. Ya nyenyeri yabayoboraga ngo barayibura. Hari igihe umukristo cyangwa nawe ubwawe mwana ushobora kugira kubura icyerekezo cy'ubuzima, kugira urujijo, gushidikanya, kuko hari byinshi bishobora gutuma ushidikanya.
gushidikanya kuri Yesu Kristo. Hari byinshi ushobora kumva, byaba ibica ku mbuga nkoranyambaga, byaba ibyo wumvana n'abandi bantu bakuru bakwigisha, yewe n'ibyo wakumvana n'abasengera mu yandi madini, bikaba byatuma ugira urujijo, bikaba byatuma ushidikanya, bikaba byatuma ugira crazy nk'uko tubivuga muri iki. Hari byinshi mwumva bishobora kugutesha ukwemera kwawe, bishobora kugutesha umurongo n'amasakaramentu wahawe, bikaba byakwerekeza ahandi. Ibyo byose ushobora kumva, mujye mubishungura, ntimugapfe kubyakira gutyo, kuko hari byinshi bishukana. Ahubwo mujye mufata umwanya, mubitekerezeho, mufata umwanya, mugishe inama ababyeyi, mugishe inama abarezi banyu, babasigarire, babasobanurire ibyo mutumva. Ntimukumve ko mwabyishoboza mwenyine, oya, mufata umwanya, mugishe inama. Burya mu gihanga kimwe kifasha gusaragusa, umutwe umwe wifasha gusaragusa. Mujye mwegera ababagira inama, nicyo aba banyabwenge bakoze. Iki nacyo barakitwigisha. Aba banyabwenge bamaze kubura n'ingeri, batangira gusa n'abashwiragira, batangira gusa n'abibaza aho berekeza noneho, ariko bigeze aho baravuga bati reka tujye kubaza, reka tujye kubaza ibwami, dusiganuze tubaze. Nibwo bagiye ibwami kwa nde? Kwa Herodi. Bo bagiye kwa Herodi kumubaza iby'uwo mwana baboneye inyenyeri, ariko bakaba bagize ingorane z'uko bayiguze. Twumvise rero ko byagenze bageze kwa Herodi. Herodi umwami ukomeye ku butegetsi bwe n'ingabo ze, bavuze iby'inyenyeri iranga umwami, ngo yakutse umutima, yarahungabanye, ngo atumira abatware n'ingabo ze n'abandi bose basobanukiwe kugira ngo ababaze ibyaho umucunguzi yagombaga kuvukira. We na Yerusalemu ngo barahungabanye, n'umujyi wose barahungabanye, kandi n'umwana w'uruhinja batinya, uzanye amahoro, uzanye ibyiza, uzanye umugisha, baramutinyira ubusa. Nta mpamvu yo kumva ko Yesu Kristo hari icyo yaba aje kukuvutsa, hari icyo yaba aje kukunyaga. Ntabwo ari ugutinywa, ahubwo ni uwo gukundwa, ni uwo kuyoborwa, ni uwo kubahwa, kuko aje ari umwanya w'amahoro. Abo bami bo ku isi baramutinye, kandi kuko bakomeje no kubigaragaza, kubera ko Herodi tuzi ko yamaze kumenya ko ba bandi baciye inzira, maze ngo yirara mu bana bose bo kuri Betelehemu bataragira imyaka 2, maze ngo arabica kubera ubwoba, yumva ko uwo mwana uje kumunyaga ingoma. Oya, umwami wacu ntakwiye gutinywa, ahubwo aje kutwunganira no kudufasha muri byose, aje kuducungura. Abo batware n'abanditsi b'i Yerusalemu
basobanurira umwami Herodi ibyagombaga kuba koko nk'uko byanditswe n'umuhanuzi Mika. Avuga yuko umwami agomba kuvukira muri Betelehemu. Maze arangije yohereza ba banyabwenge ngo nimugende murebe, hanyuma muzaje hano nanjye mumurinde. Murumva nabo ababinari yemeza guhaguruka ngo nabo bagende, ahubwo bahamye hahandi bakomeze bicaye hasi, aho kugira ngo nabo bemere bafate urugendo, ahubwo bahama mu bya kera, bahama mu muco wabo, mu byo bahozemo, mu byo bari basanzwemo, aho kugira ngo bemere bahaguruke barebe igishya kije, igishya abandi babazaniye. Icyo ni ikigeragezo bana bacu, nibyo nababwiraga. Igihe wumvise ikintu gishya, igihe wumvise ikidasanzwe, namwe mujye muhaguruka, ntimukicare hamwe, ntimugashimishwe no guhama hamwe mu murambi, mujye muhaguruka. Nabibabwiye, umwana mwiza umusiga yinogereza. Icyo bakweretse urusheho kongeraho, gusumbyaho, kurenza. Mushakashake nawe, mubaze, musiganuze, kuko ababyeyi nicyo tubifuriza. Babandi baduhaye urugero rwo kumenya kubaza, rwo kumenya gusiganuza no gushakashaka, kudacika intege, ngo noneho bamaze kubona ibyo bababwiye barasohoka ngo berekeza i Betelehemu. Noneho kuba bataracitse intege, kuba batarasubiye inyuma, kuba baragize umuhate, ya nyenyeri yarongeye irabiyereka. Kuko igihe utacitse intege, burya byagakunze ugera ku ntego, ugera ku cyo wifuzaga. Ya nyenyeri yarongeye irabiyereka ngo bagira ibyishimo byinshi cyane, maze kubajya imbere, iraza ihagarara hejuru y'aho umwana yari ari hamwe na nyina Mariya. Aba bami, aba banyabwenge bageze aho bari bagambiriye, baraje bageze mu kiraro. Maze ngo baratukama baramya wa mwana. Namwe mutekereze aba bantu baturutse i Kanani, bagenze iminsi n'iminsi bashakisha umwami, none baraje bageze mu kiraro cy'inka, niho basanze akana karira, gatitira, gashonje, k'agakene. Ariko muri kwa gusobanukirwa kwabo, kakana bakabonye n'umwami wo gukomeye. Iyo baba bandi bari kuvuga bati inyenyeri yadutuburiye, uyu niwe mwami mu kiraro ahantu hazaza uruhinja. Ariko bahise babona ko ari we mwami kuko burya bana bacu Yesu Kristu umwami wacu ntabwo agaragarira mu bihinda, mu bikubita by'inkuba, muri bya bindi bishashagirana, muri bya bigango. Oya, aciye bugufi kugira ngo yegere mbere na mbere abaciye bugufi.
yegere imbere na mbere mwebwe abana kugira ngo mumurebereho. Babandi rero ngo bapfunduye amagifuti yabo kubera uburyo impano bari bateguye umwanya. Bari bazi ko bari bugere mu ngoro nziza, mu nzu nziza zitatse, aho ingabo zagombaga kuba zirimo ziyereka zikora parade, ari ahantu kuko harangwa n'ububasha n'ubukungu n'imbaraga, ariko basanze mu kiraro cy'inka. Amatungo arangwa, wenda hari umuntu ko hakumuranga kubera amatungo, ariko umutima wabo waberetse ko uwari umwami w'igihugu, maze bamutura amaturo agenewe umwami. Ituro rya zahabu, ituro ry'ububani ngo n'imibavu, n'ibyo bari bazanye bageneye umwami. Bana bacu rero, aba bami baje basanga umwana nkamwe, umwana mutoya w'intege nkeya, ariko bamutuye ibyo bari bateganyije. Burya rero utazi umukungu ngo abigenza ate? Yima umwana. Utazi umukungu yima umwana. Ntihakagire ubima, kuko namwe mubitse ubukungu bwinshi. Ejo nimwe muzaba mufite imbaraga, nimwe muzaba mushoboye, nimwe muzaba muyoboye, nimwe muzaba muyoboye kiliziya. Mumenye yuko mubitse ubukungu bwinshi, kandi turabubabonamo. Ntimuzabutuze gusa rero, kuko tubafitiye icyizere. Ejo nimwe muzadukungahaza twese, nimwe muzakungahaza kiliziya, nimwe muzakungahaza igihugu cyacu. Dusabe Yesu Kristo rero ngo abayobore, abakomeze ubuzima bwanyu, abarinde icyabahungabanya cyose, maze murusheho gukura mumurangamiye kandi murushaho gusa nawe iteka ryose. Nyagasani Yesu nabane namwe.